Iyi nayo iri muri zimwe muri platform zizatuma Pcoin cyangwa uyu mushinga wa Pi Network ugera ku yindi level cyangwa ku rundi rwego. Uyu munsi wa none twavuga ngo Pi Decentralized Exchange bigendanye na testnet iri tayari igendana n'umushinga umunsi ku munsi. Ndakubwiza ukuri ko nyuma yo kwaza babaye full open mainnet na bantu udakeka ko bakoresha iyi project cyangwa iyi coin ya Pi Network nibwo uzatangira kugira ute kubabona. Ikibabaje rero kiba kinatangaje nuko uyu munsi wa none usanga twese amahirwe angana, ariko ugasanga amahirwe dufite ntabwo turi kugira ute kuyakoresha. Amakuru dufite uyu munsi wa none nuko project cyangwa umushinga ukiri muri testnet ya kabiri. Testnet ya mbere isa niyarangiye binjiye muri testnet ya kabiri, kandi project cyangwa kuba team ya Pi Network batubwira ko project cyangwa umushinga uri muri testnet ya kabiri. Testnet ya kabiri izarangira tuninjira muri full open mainnet, ari nayo mpamvu team ya Pi Network igenda settinga ibikorwa byayo umunsi ku munsi. Ugasanga uyu munsi hari ama protocol cyangwa ugasanga nka protocol 21 yarangiye, hajyaho 22, ugasanga protocol 22 yarangiye, bageze muri 23 barayupdate inzu ugasanga nayo yarangiye. Ugasanga barimo baragenda basettinga cyangwa ari ibintu bagishyira mu mushinga. Ibyo byose baba bakiri mu bagira ute batestinga cyangwa bagerageza project cyangwa umushinga, ari nako bagenda bohereza ubudahangarwa cyangwa izindi imbaraga zidasanzwe. Ndakubwiza ukuri ko nyuma yuko cyangwa nituva muri testnet ya kabiri twinjira muri full open mainnet, uyu mushinga azaba ari ibindi. So iyi update rero nkuko muyibona ndi kuri X cyangwa kuri Twitter, kuri platform nanone zigenda zitambutsa amakuru y'ama mining agiye atandukanye, by'umwihariko kuri project yacu ya Pi Network. Ni mu gihe ku munsi w'ejo washize hari update twabonye kuba team ya Pi Network ubwayo iri gushimira zimwe mu ma echangeri nka OKX yayifashije wenda kumenyekanisha iyi project mu bindi bihugu byo hanze. Ibyo twabigarutseho twabivuzeho, ntabwo ari byo tuje kuvugaho. Nanone turi kubona ko Pi Decentralized Exchange cyangwa iyi exchange nayo iri igendana n'umushinga umunsi ku munsi kugendanye na testnet cyangwa ibigendanye no kugerageza cyangwa uburyo ki wakohereza, uburyo ki washipinga, uburyo ki waswapinga, uburyo ki wabuyinga, byose iri tayari. Bivuze ngo testnet cyangwa yamaze kugira ute kubigerageza byose. Igihe hazaba habaye full open mainnet, nayo izaba imwe mu ma platform azatuma iyi coin cyangwa iyi project cyangwa umushinga wa Pi Network ukomeza kugoyinga viral cyangwa ukomeza kugenda hejuru bidasanzwe. Okay, uko mubibona rero aya ni amakuru ntabona cyangwa ntabwo nabona updates nk'izi ngizo na mbure kuzibasangiza, cyane ko project cyangwa umushinga uri kugenda ugana ku musozo, kubera ko ibisigaye nibyo bike kurusha wenda ibishize bikorwa, kubera ko umushinga kuva 2019 kugeza uyu munsi wa none umva ko n'imyaka 7. Bivuze ko umushinga uri kugenda usatira cyangwa ugera ku musozo tunitegura full open mainnet. Nakubwira ngo nimba uri mushyashya akari kugeza no kuri Mbarusha Mining TV, kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kugira tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Nimba ari amakuru wicare ufite amakuru. Kandi nongera kwibutsa ko uyu munsi wa none dufite Mbarusha Mining TV ndetse na Mbarusha Empire, zose ni chaîne zacu. Nakubwira ngo icara rakanze kuri subscribe aba kuri Mbarusha Mining TV cyangwa kuri Mbarusha Empire, kubera ko isani isato zatangira gutambutsa amakuru kuri Mbarusha Empire, uzaba umwe mu bantu ba mbere babona izo updates. So project cyangwa umushinga wacu wa Pi Network mu by'ukuri twavuga ngo dushonje duhishiwe nyuma yuko tuzatuvuye muri testnet cyangwa mwigerageza, cyangwa igihe kuba team ya Pi Network izaba imaze gusettinga ibyo igomba gusettinga muri umushinga
dushonje duhishiwe igihe tuzaba tumaze kwinjira muri full open mainnet, cyane ko amasoko ariteguye, ama exchange ariteguye. Ngira abantu bakunda gusura ama dApps cyangwa bakunda kujya muri ecosystem za mining ya Pi Network, mugenda mubona ibikorwa byinshi bigiye birimo, mubona ko aba developers bateguye umushinga cyangwa bafashije cyangwa bagenda bafasha kuba team Pi Network gusetinga haba amasoko, mugenda muyibona. Mu by'ukuri dutegereje full open mainnet, cyane ko n'umushinga cyangwa projet yamaze kutwereka icyizere kidasanzwe kirenze n'ibyo twatekerezaga uyu munsi wa none. Nabwira ngo rero amahirwe aracyangana, ariko mwibuke natangiye avuga ngo ubusanga kuri beginning cyangwa ku ntangiro cyangwa igihe haba hatarabaho kurushinga projet bya nyabyo cyangwa biziguye, tuba dufite amahirwe angana. Ariko amahirwe nubwo abangana ntabwo tuyakoresha kimwe, na niyo mpamvu usanga umubare nyamwinshi cyangwa ugasanga la majority cyangwa abantu benshi bashatse gukoresha ya mahirwe babonye ku ntangiriro, bagashaka kuyakoresha kuri final cyangwa kuri final cyangwa ku musozo bitagikunda. Rero iki ni cyo gihe cyo kwinjira muri projet, cyo gukora mining bigishoboka kubishoboye, kubera ko mining cyangwa izi mining zose dukora no kuri Mbarusha Mining TV nta gishoro na gito kigendanye n'amafaranga bisaba. Igishoro nk'uko nkunda kubigarukaho umunsi ku munsi ni telefone yawe, kandi rwose umuntu mu buzima bwa muntu rwose telefone aba ari ingenzi. Igihe ufite telefone ndetse na internet cyangwa megabytes zira ukoresha ujya kuri WhatsApp cyangwa kuri za Facebook cyangwa kuri za TikTok cyangwa za Instagram, ziriya bando cyangwa iriya internet cyangwa iriya internet wayikoresha nanone ukora icyo twakita minage. So reka mbashimire cyane kandi nkomeze kwifuriza ibihe byiza mwe mudema kudukurikira kuri Mbarusha Mining TV. Ciao ciao, ndabakunda cyane.